was a big yikunkumura kabira kete bati mucana amatara ndabona bwije saa 8 z'amanywa amaso ahitameneka ngarimo arivura ngo ibikomerera ngo gahinda ko gatumye nk'inzoka uzi kuvuka nabi ugakura nabi ugakamba nabi ukajya uhekenya ibijumba abandi barya preba wowe gatanguranwa n'ipusi kuri zavoka zo ku giti cyo kwa Tereza uzitara mu rutoki wanashaka ugashaka nabi wanabyara ukabyara abakoboyi ugasaza nabi wanapfuga udakijijwe banagwamba bakaguhamba mu isanduku idasize na verine wanazuka ukazazuka ujya gushyana na Satani utabana na Yesu birababaje. Wowe uri hano wakomerekejwe n'amateka turi kukubwira ko Yesu ari wo muri iko. Haleluya. Twese dusoma ijambo ry'Imana cyangwa se twasomye ari ryo tuganiraho dusanze mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 32 twabonye ko ari inkuru z'abigishwa babiri bavuze iri jambo ngo baravugana bati yewe nibuka ko imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Iryo ni ryo jambo ngira ngo dukuremo isanganyamatsiko ivuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Ngiryo jambo tugiye kuvuga wese njya kure yaryo. Iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute? Uracya. Iryo jambo kurifata nibyoroshye koko. Mvuye mu giterane ninde wabasuye? Ni Pastor Theogene yabaganirije he nubwo utafatiye imirongo nasomye ariko itumubwira ngo yatubwiye ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Mwarifashe muranyemera murisubiremo 1 2 3. Iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Nanone 1 2 3. Iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Turarihuza n'iryo mwateguye rivuga ngo nta rindi zina abo mu isi yose bahawe ryo gukirizwamo uretse Yesu Kristo. Reka nihute natinze ndagira ngo mbibutse neza ko umutima udapfa gucya. Iyo umuntu ahuye na Yesu hari ibyo akorera umutima wo bahuye. Iyo amaze kubikora rero umutima uracya. Kandi n'umunyarwanda yaravuze ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Hari ibyo wahisha n'ibyo utahisha. Iyo ahuye na Yesu ntiwabihisha ngo bikunde. Ariko haleluya badize. Niyo wacaca ukabati biranzajya nyihisha nyitware mu isaka menye tware bishakoshi genda niyo muri telefoni ariko ntibyakuntu ugenda waranutse utarahura nawe ariko mwahura ukajya ugenda uririmba nihe habizera ba. Haleluya. Iyo wahuye na Yesu hari ibintu akorera umutima ukaba utabihisha. Ntago wabihisha ngo bigire gute bikunde. Mana ishimwe ntago wabisha ngo bigire gute ngo bikunde. Mbifurije guhura na Yesu muri iki gitaramo. Mbifurije guhura na Yesu. Dukomere Yesu amashyi menshi cyane. Mbifurije guhura na Yesu. Ari abari ahangaha ari abari mu ngo umuntu wese uri kumva indangurura amajwi mwifurije guhura na Yesu. Hari ibintu bigeze kuri 3 Kristo akorera umutima wo bahuye. Nta kindi ni ibikomere 3 Kristo yomora umutima wo bahuye. Igikomere cya mbere ni igikomere cy'agahinda. Agahinda gakabije. Igikomere cya kabiri ni igikomere cy'ibyaha. Igikomere cya gatatu ni igikomere cy'amateka. Nubwo hari ibindi byinshi yomora ariko byose bishamikiye kuri ibi bikomere bingahe 3. Igikomere cy'agahinda. Wewe wicaye ahangaha wishwa n'agahinda, agahinda karemereye, ndagira ngo nkubwire ko Yesu niwe wo muri gikomere cye. Sikagahinda ari kabi. Sikagahinda kadatinya kwambaye ikote na karuvati wambaye n'isengeri imbere we. Uvuge ngo agahinda ni kabi. Agahindura karaba ukimakiya makeup ugakubita akadomo hagati ukasimanura ukazizabura ugasokoza ibindi kana cyangwa ugafunga kida agahita kagati funga vuba kigende funga kigende. Agahinda
kagaguherekeza. Agahinda kuntu ari kabi, winjira mu rusengero kagahagarara ku muryango. Agahinda gahagarara ku muryango gasirimbuka byino gatera haleluya zirindwi z'umurambararo. Agahinda kakavuga ati sirimba vuba uze dutahe. Yitwa agahinda we. Agahinda uvuga ngo ni kabi. Agahinda ni kabi ariko iyo wahuye na Yesu, oh haleluya. Reka mbabwire ko agahinda ni kabi. Ni kabi. Bya bitaro byanyu by'i Rwamagana murabizi ukuntu bikomeye. Hari n'ibibi Kigali biti bya Faisal, n'andi bita kwa Dr. Kana kurabibutse. Babandi bose bakomeye n'iby'Ikanombe bya gisirikare. Bashobora no kunanirwa bakakwereza mu Buhinde cyangwa muri Kenya cyangwa muri Afurika y'Epfo. Namwe muri mwe wasanga harimo bize ubuganga cyangwa bahuguriwe harya babita baki abajyanama b'ubuzima. Abo bose naho mvuze no muri ibyo bitaro hari umuganga mwaturangira washyiramo igipimo hano cya kintu agakuramo akazunguza akavuga ngo none ufite agahinda gapima 39. Hari uwo mwabona uretse Yesu niwe umenya uburemere bw'agahinda umuntu afite, yarangiza akavuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musaga ndagira gute ndabaruhura. Ni Yesu uruhura abantu baremerewe we. Ntabwo ari abaremerewe n'iki kibafuri, ntabwo ari abaremerewe n'aka oya, ntabwo ari abaremerewe n'igifuka cy'umuce, ntabwo ari abaremerewe n'urutoki runini, ni abaremerewe n'agahinda. Gahinda kagira se wawe. Cecura arasetse. Kagira senge na nyirakuru na shangazi w'agahinda. Shangazi w'agahinda ni maganya, nyirakuru ni shavu, nyirarume ni marira. Umukuru wa famiye agahinda yitwa Ntimba. Agahinda kabwiye umukuru w'umuryango Ntimba ngo hamagara famiye marira, biraza kwigunga bikaza amaganya bikaza bikiruda ku muntu bigahinduka umutwaro. Ariko ubundi Ntimba murayizi, intimba busobanuro bw'ijambo intimba. Naha murahinga umwungu murawuzi. Umwungu ukiri ku ruyuzi mu murima iyo uciyeho ukawujomba igiti urarira. Mwari muzi ko nawe ugira amarira? Urarira. Noneho urarira ukabura umuntu uhumuriza ngo awubwire ngo ihangane, ukagera ukiyumanganya, wagaruka nimugoroba ugasanga ya marira yakamye. Ejo wahagera ukabona hongeye hafatanye, ukagira ngo wakize, ariko wawusatura ugiye kuwuteka imbere usangamo igipfurumba. Nicyo cyitwa intimba. Barimo abantu bakomeretse hano, agahinda karabarenga, niyo baseka barashinyika igitwenge kimwe barashize nk'imbere. Ariko Yesu niwe dogiteri ubaga, akagera ku mutima, akagera mu ndiba y'umutima, agateruramo agahinda, akuzuzamo ikinini cyitwa amahoro. Ndimo ndeba hano inyuma hari umukecuru wari urimo wenda simwibuka, ahagaze inyuma arya danse. Bajyaga hano wakajya hano, ariko ntako atagize. Bajyaga hano wakajya hano. Noneho bagiye guterura Goliyati, nawe ashaka kujya ariko abona bitavamo. Abakecuru bangana nawe batarahura na Yesu batunzwe n'ubugoro. Ariko umukecuru wahuye na Yesu, oh haleluya, ndimo ndeba bibi wacu hano, uzi ko nawe yasirimbye. Yajyaga gutaruka byakwanga ariko agapfa kukatira hari agati kwa Yesu hararyoshye koko. Tumukomere amashyi, tumukomere amashyi, tumushimire, tumukomere amashyi. Murabona turi abasore babi, wabonye ba basore ngabari bari gusirimba hano. Uzi abasore bangana nabo, ubizi isaha ni kwa gatandatu bamaze kumeneka.
bamaze kumeneka mani mu gisimenti. Ubu nibwo bo bari kubyuka bagiye ku gisimenti, none natwe turi hano mu gitaramo. Mani ishimwe, mani ishimwe, mani ishimwe, mani ishimwe, mani ishimwe, mani ishimwe, mani ishimwe. Mana yageze mu mitima yacu ikuramo imikoshi n'imikosheni, ikuramo agahinda n'uduhinda, ikuramo ishyari n'inzangano, yuzuzamo umwuka. Nasomye bibiri igitabo cy'ibyo ku ngoma, masanga inkuru z'uwitwa Yabesi. Inde Yabesi ngo nyina yambwise Yabesi kuko yamubyariye hehe mu gahinda. Hari abantu biswa amazina bitewe n'aho bavukiye. Kumva umuntu uramaje ngo witwa nde, ngo nitwa Mbarimo Mbazi Filipo. Nubwo irya kabiri ari Kristo ari Filipo, ariko irya mbere ni Mbarimo. Uvuge ngo ni danje. Ariko haleluya. Ngo Yabesi yarushaga bene si icyubahiro, ariko icyo cyubahiro nacyo cyari kimumariye kubera agahinda. Ngaza kumenya ko hari Imana yomara igikomere cy'agahinda. Narapfukama arasenga, aravuga ngo Uwiteka undinde ibyago, ntibimbabaze kandi unyagurire imbago. Yemwe bantu turi kumwe, ndabasengeye Data bagurira imbago mu buryo bw'umwuka no mu ruhande rw'umubiri. Abagurira iki? Imbago. Igikomere cya kabiri Kristo yomara uwo bahuye n'igikomere cy'amateka. Amateka ni mabi, amateka arakomeretsa, amateka arangiza, amateka agira igisebe kibi n'isi umuvogo. Igisebe cy'umuvogo mani ni igisebe ureba ukagira ngo kiri gukira, naho kiri gucukurikamo imbere. Umuntu wakomerekejwe n'amateka ni kamera. Uransanga nkakuganiriza, nahugura ibijyanye n'isanamitima, nkaguherekeza mu magambo uri kunganiriza, akaba ariyo nkucamo ngufasha. Hagerekaho kuba ndi pasiteri, nkagusomera muri Yesaya 50 ngo kuko Umwami Imana azatabara, nicyo gituma na mwara. Erega muri biro zacu nta kawunga zibayo. Mwari muzi ko mushumba ugira kawunga muri biro, ariko dufite Bibiliya. Tugusomera muri Yesaya 50 kuko Umwami Imana aza. Twabona yo serum itakufasha tukaguha asipirine dusanga muri Zaburi. Uwiteka niwe mwungeri, twakubona asipirine itagufashe tukaguha kwaritemu dusanga muri Luka. Kuko ari na jambo Imana ivuga ngo ni he. Ariko haleluya, ibinini byacu biba hano na za serum. Twabona byanze burundu tukikoza mu gitabo cyiswe cyo kuva, tukagutera ikinya kivuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamurira buyigi. Twabona neza umwuka ugiye kujogoka, hari byuma bashyira ukajya ubona umuntu igataruka tukahita twikora. Ariko haleluya, twabona ugiye kugwa ngo ubivemo, urambika agakiza tukikoza mu byahishuwe. Hahirwa abapfa bapfira. Ubwo tuba tuguhaye maradogizine. Ibinini bya kera byitwaga maradogizine, byavuraga malaria, murabizi. Abana ntago babizi. Ubu ni kwaritemo bari kunywa generation. Iki gihe ni kwarite, ariko ibindi byitwaga maradogizine za kinini warazinywaga ukahita wumva ingoma mu mutwe. Sente ntiyabaga ikenewe. Ariko nawe wakomerekejwe n'amateka yarakwishe, Kristo niwe wo muri icyo gikomere. Ndagufasha nkagerekaho kuba ndi pasiteri, nkanagusengera ugaturika ukarira, nkagira ngo wakize, ugasohoka ukagenda, wagera hanze icyagukomerekeje nawe kiba cyaragiye, ukongera ugakubitana nacyo ukongera ugashira. Umuntu wakomerekejwe n'amateka
amateka reba izi ntebe zaba ariko musa nk'abahagurukira icyarimwe nk'abasirikare oya uyu murongo w'imbere muva mwigira hariya mureta mugaruka muhumure urabona kuri izi ntebe zireshya wataha ubukwe n'abandi bataraza ukicara wihengetse ukavuga ati n'ubundi nibaza barampagurutsa kubera amateka arakwica ukitenga abandi bataranaza ngo baguhagurutse niyicara. Amateka ni mabi, amateka arakwica ukabona ko ibyiza atari bibereye. Waha umuntu igihumbi ngo nkijyane se kuko nibwo bwa mbere ahuye n'umuntu ngo akamuha none sura cyumuhaye ngo akigufasha. Wamuha inkweto ngo nzambare sino zirazimuhaye ngo azikubike. Wamuha ibiryo ngo mbirye sazi katarya ifiriti. Amateka ni mabi. Amateka tumuhekenye ukajya ugenda ihekeye abantu bose babarya inzara kandi ntiwababasha. Amateka ni mabi. Uzi kuvukira mu mateka ugakurira mu mateka ukiga ari amateka ari struggle ukarangiza kwiga ari hatari ukabura akazi ugakorana ubuyede diplome. Amateka aragatsindwa ati n'ubundi ntawe iwanyu wiza amateka akagukurikirana washaka ugashaka umukomando nawe uri jetiri mu mateka mwabyara mukabyara buriseri ukavuga rero karaba mbese urugo rukagenda rugahinduka struggle gusa rugahinduka amateka. Yesu arashaka kuguha agakiza amateka y'iwanyu mabi akaba ari we hahera ahinduka. Haleluya. Uzi kuvuka nabi ugakura nabi ugakambakamba nabi ukajya uhekenya ibijumba abandi barya bureba wowe ugatanguranwa n'ipusi kuri zavoka zo ku giti cyo kwa Tereza uzitara mu rutoki. Wanashaka ugashaka nabi wanabyara ukabyara abakoboyi ugasaza nabi wanapfa ugapfa udakijijwe banagwamba bakaguhamba mu isanduku idasize na verine wanazuka ukazazuka ujya gushyana na Satani utabana na Yesu. Birababaje. Wowe uri hano wakomerekejwe n'amateka turi kukubwira ko Yesu ari wo muri gikomere. Arindi sina twahawe byo gukirizwamo si ugukiza ubugingo gusa si ugukiza imitima gusa anagukiza ibintu by'amateka byagutsikana. Igikomere mbere yuko agera ku cya gatatu nasomye Bibiliya igitabo cya Samweli cya 2 igice cya 9 masanga inkuru z'uwitwa Mefibosheti. Murazibutse Dawidi ageze ku ngoma arabaza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Iyo uri mu mateka rero hariho abantu baba bazi kugusobanura ngo ninde se ngo ni Nyirambegeti wahese wo kwa Serwiri kwa Serwiri hariya hepfo hahandi yewe hamwe bagira urutoki rutajya rwera ruhora rwarumye. Ese bandi boroye ingurube yewe ahandi bororiga ariko handi horoye iki. Abantu badusobanurira mu mateka. Dawidi ageze ku ngoma araza ngo mbese hari uwasigaye wo mu muryango wo kwa Sawuli ngo mugirire neza. Haboneka abantu bazi gusobanura. Ngana hari witwa Mefibosheti ngo wo kwa Makiri ngo mwene Miyeri ngo utuye Lodebare. Ibyo byose umwami yari abibajije kwari ugusubiza ijambo rimwe arahari witwa Mefibosheti ariko yumva ntibihagije. Ngo wo kwa Makiri yumva ntibihagije. Ngo mwene Miyeri yumva ngo ntibihagije. Ngo utuye Lodebare ngo yumva ntibihagije. Umugaye ibirenge. Ibyo byose umwami yari abibajije. Hari abantu baturebera mu mateka ariko Imana nayo ikaturebera mu gihe. Imana ikaturebera hehe? Amen. Nyikiriza amen. Imana ikaturebera mu gihe. Anishimwe. Bajyaga basanga shangazi mfite mushiki wa papa wasigaye ubirukoma bambonye Nyabugogo namenetse nge nari kubitaga ibikoresho byose Imana cyo bitaganje kandi wacomye ntago wagenda nka Babiloni uhita wumva ingoma zawe Imana.
n'indoro yari yaragiye, amaso yaramera. None wasigaye wagendaga nk'abaji asigaye agenda nk'umukozi w'Imana. Bagasanga shangazi bakamubwira ngo imfura zarapfuye ntacyo wasigaranye. Babonaga ko nta cyasigaye, ariko Imana yibereye mu ijuru ikabona ni njyewe uzagura umuryango. Ariko haleluya, Imana ikambona nabyaye Pamedi, Imana ikambona nabyaye Ansa we n'uwa kabiri, Imana ikambona nabyaye uwa gatatu Hiro, Imana ikambona nabyaye uwa kane. Ndavuga ngo dayimoni reka nkuzengereze mpita mwita Shami. Ariko haleluya, ndavuga ati umuryango urashibutse. Ubundi Imana nigira ikintu gukora ujye ukita izina. Ariko haleluya, niguha igitenge uhita ukita Wambonye. Ubundi se ko bakubonaga wambaye ubusa? Niguha inyama uzikaranga wasise izina, ujye uzikaranga uvuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ndakubatije wa nyama we. Ariko haleluya, Imana niguha inka yo korora uzayita izina, uhita uyita ngo kwa Yesu biremera kabarye. Haleluya, Imana yamaye akavatiri mu kibuga akabonye irabayita Karina ariko nayise VWT mu rwego rwo kuzengereza basi. Niyo mpamvu nabyaye umwana wa kane mpita mwita Shami. Bivuga ngo umuryango ntukizimye neza urashibutse. Abakobwa babiri n'abahungu bangahe? Ako Yesu agira neza. Uziko adakiza umutima gusa we. Mbibutse ko mu ijuru habaye ubugingo bwonyine. Imigisha yose ni hano ku isi. Data gupangira imigisha. Cyo vuze muratumvishe. Mu ijuru ni ubugingo. Ibindi byo ni ibyacu. Vuga ngo ibyacu. Ndebera uko ajya mbwenga iguhereho ntashya rifite. Nanjye mununga ibiganza mbwenga impereho we namwe baherewe. Kandi mwese bashumba ni ibyacu biri. Mu ijuru ni ubugingo gusa. Imyenda ni hano, ibyo kurya ni hano, imodoka ni hano, inzu ni hano, abana nahanga. Hariya ni ubugingo bwonyine. Niyo mpamvu yabwiye Petero ngo abasize byose mukankurikira nzabakubira inshuro 100 mukiri mwiza, ariko ikigeretseho n'ubugingo. Gahunda n'ubugingo, imigisha kuri iyi si. Amen. Yesu yamara igikomeye. Reka mbabwire kuna amateka ari mabi. Uzi Mefibosheti ageze ku mwami, umwami yamubwiye amagambo 3 nakunze. Yaramubwiye ngo ijambo rya mbere uzajya urira kuri aya meza y'umwami. Ijambo rya kabiri ibyari ibya sokuru ndabiguhaye Sawuli. Ijambo rya gatatu abagaragu bose bari abasokuru ndabaguhaye. Ariko ari kubibwira umuntu wakomerekejwe n'iki n'amateka. Uzi kuntu yashubije? Yaravuze ngo nge ndinde umugaragu wawe w'imbwa y'intumbi. Umuntu wakomeretse agira akikura muri sosiyete, kibona atakiri umuntu muzima. Tari n'imbwa izikomoka abantu, imbwa y'intumbi yapfuye. Tabasha no ariko yibonaga. Ariko haleluya, Yesu niwe wo muri bikomere by'iki by'amateka. Igikomere cya gatatu Kristo muri wo bahuye ni igikomere cy'ibyaha. Ibyaha birakomeretse, ibyaha birababaza, ibyaha byita amazina mani. Ibyaha ukora witiranwa nabyo. Umuntu uvuga bamwitande umunyamagambo injaje. Umuntu ukora bamwitande ibandi umujura. Umuntu w'inzoga bamwitande umuse. Umunyamahane bamwitande umunyarwa. Umuntu usambana bamwitande umusa. Bakwitirira ibyo ukora. Byaha biragatsindwa. Rero ikigeho basigaye bakwitirira izungu. Gwe nizaje zitwa umumanura jipo. Mwarazumvishe?
mwe nizaje zitwa utuginga. Ariko reba umuntu ahagaze kuri konti twaravuga ngo mpakaginga guze umuntu umwe akaginga ahinduka iki? Musubize, umuntu umwe akaginga ahinduka iki? Hari nizaje zitwa ngo ngicuma mani, mwarazumvishe ngakuma ngo kagura truwa na karikeri k'icyuma kaza ni icyuma wa mugani kandi boza big yikunkumura kabira kete bati mucana amatara ndabona bwije saa 8 z'amanywa amaso ahitameneka ngarimo arivura ngo ibikomerera ngo gahinda ko gatumye nk'inzoka buracyo ukazinduka ukiri urudomoro ntaho kagiye. Gasomye Bibiliya irabwira ngo Yesu rimwe yari agiye guca ahantu ngo hari umugabo witwa Zakayo, muramuzi? Ngo yicaye muri biro ngo yumva abantu ngo barimo baraganira ngo Zakayo agiye guca, Yesu agiye guca. Ngo Zakayo ngahitabaza ngo uwo muntu numva bavuga Yesu ugiye guca hano ngakora iki? Ngatanga ibiryo ngejo bundi yagabura 5,000 tabaremo abadamu n'abana. Zakayo yibereye kuri mashini muri biro ati puti ibiryo ndabifite. Ngikindi akora n'iki? Ngo ngikindi akora aho muri impumye. Ati nubwo nambaye rinete ariko ndacyareba ntago ndi impumye. Ngikindi akora n'iki? Akiza abarwayi ariko ngiye ndi muzima. Ngikindi akora n'iki? Ngaruhura abarushye. Ati nibyo nubwo mbifite ariko ndarushye. Hari ibyo tugira ariko byuzuye umuruho iyo utarahura nande na Yesu. Arangije afata inzira. Umva ntago burya yaje ngahite yurira igiti, yabanje kubyigana nk'uko abandi bari kugira gute kubyigana. Na harimo arabyigana mu bo yambuye, arimo arabyigana mu bo yanyaze, arimo arabyigana mu bo yahemukiye. Noneho bamubona bakajya bamusekuriramo ikura none bakajya bavuga n'imvuga atazi zo kugasima ngo Zakayusi mani ntamenye ko ari we bari kuvuga. Nawe yaje ibura yagiye kurira igiti yashize. Ibyaha biradukomeretsa. Ngo Yesu ageze munsi y'igiti aramubwira ngo Zakayo burya ndakuzi ukora amanyanga Zakayo, burya ndakuzi waguruka muri biro uri kuza Zakayo, burya ndakuzi bari kugusekura mu kanya Zakayo. Umva Zakayo Yesu arakuzi ibirama Zakayo Yesu arakuzi, Yesu arakuzi nubwo wahuye n'ingaruka z'ibyaha ukora Yesu arakuzi. Impamvu tuvuga ko akuzi tudashidikanya nuko uyu munsi wicaye hano uri kumvira ijwi ry'Imana. Kabutagiye Karenza cyangwa uri I Rwamagana cyangwa I Kigali, hari n'uba wasuye ariko ntiwamusuye. Yesu yakuzanye kuko akuzi, yakuzanye kuko agize gute akuzi. Arashaka kukuruhura kuko muri icyo gikomere. Nanjye nahuye na Yesu kandi ndumva ashaka kubivuga, ariko murareba nk'abashaka ko mbivuga. Nukuri ngiye kubivuga, sibwo mwanyemereye nkabivuga. Nahuye nawe arangije anyomora ibi bikomere. Nari ndushye, mutumva ngo nari imbobo mukagira ngo n'uburara bwanjyanye imihanda mani. Ni amateka. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yajyanye imiryango yanjye, inshuti n'abavandimwe nisanga ku muhanda. Aho niho naruhiye kandi nari naravutse siko nagize imyaka 10 ntazi kwiyoza we. Mu rugo hari abakozi banyozaga nkanywa igikoma bandirimbira bansiga amavuta bandinda ngo ntasohoke igipangu. Nkajya ku ishuri n'imodoka ari nkagaruka n'imodoka. Twajya mu cyaro abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo mve kuna kana k'Ikigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi nuko navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Narateteshejwe, nagize imyaka 10 ntarakurikizwa. Ngabibaza kana kagahungu mu mafaranga ngana gucyo kadafite muri umuna wako, muvuge ngo wariyeho kweli. Ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa
ni nko kwiruka inyuma y'iki y'umuyaga. Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 iraza itwara imiryango, inshuti n'abavandimwe. Aho niho nisanze ku muhanda ndi mayibobo mu mezi 3 yonyine, nisanga ndi kugangika. Ari mayibobo yayindi irara mu madushe, burya ry'ibikomeye kuko iba yaraye mu nzu nubwo ari dushe. Nje nararaga hanze ku muhanda, ikarito munsi y'ikiraro. Rwandegisi hari uko tujya kwa Gitwaza, muzabona ahantu hari pipinyeri. Abantu bakuru muhazi 96 97 demiri hari ikinamba cy'amazi yatembaga, nicyo niberagamo. Ariho ngangika man. Hari imbobo twabanaga, mbabazwa ko bitarakizwe twabayavuge. Yari ishumi yanjye. None duheruka guhura barayikuyemo n'amenyo abiri yo hejuru. Imbonyi iti mpobera ati fast. N'umuntu bakuyemo amenyo ntabwo yavuga pasteur. Arambwira ati fast. Uracyari pasteur. Bayavuge arambabaza. Mu mutunga ikiganza Kigali muvuge ngo Mana hagakiza bayavuge. Ishumi ya pasteur. Mana ibyumva bivuze, Mana ibaha umugisha. Ndababara bayavuge nishi. Yari ishumi yanjye yashatse ngo umugore, umwana w'imfura yabyaye yamwise Theogene ngo atazanyibagirwa. Urumva ko ni ishumi yanjye. Mbabariraho ku muhanda, umugabo umwe aza kogesha imodoka aramenya, aziko nge sinamumenya, yokesha brushete n'ibitoki aho, arampamagara ngo ngwino urye. Ndaza ndicara atangira kungaburira ndirira. Yari umukristo. 96 angurira fanta ya orange, arambwira ngo mwana muto ntago nakwimya akazi kuko nakwanze, ahubwo nakubonye ndakumenya. Umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu, ntago natinyuka kugukoresha ngo unyogereze imodoka. Iso yankuye ku kazi k'ububoyi kera muri 80, anyigisha imodoka. Icyo gihe data atwaraga amatagisi, mubera umukonvera anyigisha imodoka, afasha no kubona perime. Ubuzima afite ndabukesha so. Wanyemerera nkakwitura neza so yangiriye, ankura mu kinamba njyaniwe. Iyo ngeze ambwira abantu turi kuganiza ndi kubaha ubuhamya, habwira ngo ujye ugira neza wigendera inzira. Nibwira umugenzi wenda umwana yazagirirwa neza aho se yasize agize cyangwa nyine. Ariko ngeze iwe ndamunanira nigarukira ku mihanda. Nawe reba imbobo wayigiriye neza, urabyumva se? Ni mu muhanda. Ngarutse ku mihanda niho nangirikiye 97. Icyo gihe amafaranga yarariho, twari tuzi ko ariko bizahora, niko twari tubizi. Turabyina turayaceza mwana. Kosimosi 97 tumanukira Matimba ya mbere n'iya kabiri, twikomaho bitaga Kaninja Casablanca. Yari kave y'abagano munsi ya Alpha Place hariya. Y'abana bari bavuye budget turawukata. Sodoma turamanuka, migi naho bita mu myembe ariko hose harazimye, turawuceza. Mwaka wa 2000 mba ndaraburije mitambi imbobo rero imwe yatanje y'inzembe imwe irangiza poire uruhare ya Nyabugogo bitaba Marine kwa Braza Kundagara Stivale muri ya pipinyeri niyo naragangikagamo n'abitwa ba Kaboko. Ndababara. Mana yafashe saa 8 z'amanywa, naraye mu kabari kabaga Nyabugogo bitaga Calvados. Uko nkukatesa kagiteba ati ukate ariko jo nzagucakira. None yaracakiye mukoreza bati nararangiye naramenetse. Nyabugogo bigeze batoranya umwana nk'urumogi kurusha abandi kuri station ya Esprit ruhande rwa gare hari imbere ya Equity. Manegera bamugiye gutwika station y'abandi mwabana mwetse ndi bubirukane ngo mugende. Edabate manegera warakatoranya mu muntu urumwa kurusha abandi azajya bagufatira bakuzanira. Abari ngi utsindira amajwi barabati na wundi ni babusi ni uzajya badufatira ba mu mwanya ngo nge coma ariko bafatira bati. Naramenetse nebe bita gusepuza.
ndababara, ndahangayika, ndakubitika, ariko Yesu angirira neza, aranduhura, anyomora ibyo bikomere. Sigarana ikibazo noneho cyabo twabanaga ku mihanda. Simfite aho njya, ndagera mu rusengero, nakwinjira nakwegera umuntu agakikira ishakoshi. Tenejo bundi haro batwaye telefoni bwamaze yarakimenetse rero n'inzara n'itabi gusekura ukuma. Bana kawe kuri yahoranira ntagarukurira yaramenetse yararangiye man. Nasohoka ageze ku muryango, umudiyakoni Masanze akampobera ngo Yesu nashimwe muroko. Nari kumva ko nta kintu cy'abandi njyanye, agenda ndira. Abo twabanaga imihanda ndibongera kungezayo se wamenya mvuze. Nahindutse Babiloni kuri we kuko umunsi nakizwaga nabasanze ku Gasozi bati nakijijwe Mana, tumva no murezi ndagaze ngo yakijijwe ra. Bahita bambaza ngo Babiloni zakurangiza, ngo Babiloni n'abarokore, ngo Babiloni zakurangiza, bita bati zandangije Mana, ngo mva Mana, ngo beje nuzacoma se babona sincomi, masameza birazashira se babona 6 arashize, babona ndabatijwe nyuma yaho abandi bane nabo bahita babatizwa. Twabanaga Nyabugogo kandi twese Imana yatugiriye neza. Umwe yabaye perezida wa korali, ni perezida wa korali n'ubu ngubu, undi ni umudiyakoni, undi ni umuririmbyi, bose batwara imodoka. Utaragura imodoka ari muri twebwe n'umwe, ariko nawe arubatse abyaye 4. Uretse no kuba iryo zina twarahawe ngo turikirizwamo tubone ubugingo, iyo ukijijwe hari n'imigisha Kristo akugomorera. Ariko haleluya, hari n'imigisha Kristo akugomorera. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo imigisha yose muri Kristo Yesu twagize gute, twarayara. Kandi uko biri kose biruteje. Ariko haleluya, uko biri kose birutaryari ejo. Tababana imihanda ndabasize, aba mu rusengero nabo barampunga. Namase imyaka 7 mu gakiza senga nagira iyomba, kandi mu rusengero no kubona aho ubwiriza ari ikibazo. Nige wandika agapapuro ko gushima Imana tukabanza kukujyana muri biro kumva ishimwe ryawe, ariko nuze yakwandika shima Imana yo tukahita tumuha umwanya. Igihe uri bagine n'ishimwe ryawe turigirira impungenge. Kandi mukana kujyanye muri biro ni inshingano zanjye. Ubwo se nguhagaritse imbere y'abantu ukahita usaba. Igihe urimo turabona ari cyo gusaba, kandi wenda bifitiye ishimwe yuko wabonye igitenge, ariko igihe urimo dufite ubwoba ko tuguhaye umwanya wahita usaba. Niyo mpamvu tujya kumva ishimwe ryawe. Ariko nuze mama gisubizo, nawe umva iryo zina Mama Lepas. Ubwo urumva wamwima ishimwe ra Mama Lepas. Nashaka akoresha amasaha igihe harimo n'icyo gushi. Rende mugenzi narakubiswe nagira iyoma, ndafite ijambo muri njye nkumva nabwiriza kumeze bakanyima umwanya. None ubu ngubu sigaye nanjye arafashijwe we. Ihangane uguma aho ngaho, igihe urimo nicyo kwicara aho ngaho, igihe nikigera uzicara hariya. Babyumvishe? Bawicara ngo ko ngirira ukwegera ngo pasiteri nawe yicaraga hano. Wicara. Igihe urimo nicyo kwicazwaho, igihe nikigera uzaza hariya. Kandi harimo umwanya, reba ukureshya. Uyu mwanya wo kuva hano kugera hari uzi umwanya urimo, harimo inzara, harimo kwambara ubusa, harimo gusuzugurwa, kugira ngo niwicara hari utazishyira hejuru, irabanza ikagusekura. Harimo wagerayo ukavuga ati umva yangiriye neza.
narababaye. Uyu uri muri icyo gihe nanjye kuvuga gutereta kurambagiza, uri muri icyo gihe ntabwo urambagiza, uvuga ikikujyanye. None se ugiye mu byo gutereta bakakwaka nimero iri kuri WhatsApp wabigira ute? Hari agatelefoni kariho filime, nari mfite agatelefoni nashyiragaho filime ku buryo uyihambiraho nka 4 kugira ngo urebe ko batiri yafata, kandi uri umukozi w'Imana. Icyo gihe nari narumye kubera inzara, iyo inzara yakwishura agenda bakagira ngo uraza, uriya muntu ari kuza cyangwa inzara irakwica abantu ari bakagira ngo uri kuri wewe, uriya muntu ari guhengereza iki? Ntacyo ahengereza, ni amaso yamenetse, inzara iragatsinda. Teresa umukobwa turakundana imyaka 2, anyita sheri nanjye mwita sheri, rangije arambenga mwana. Ese murasetse hari upfata mwaye se? Rangije arambenga we. Uvuge ngo baramubenze. Ko bambenze we. Kandi utajya ngo bambenze nka kwa kundi bakubenze. Ubundi uramuhamagara ntakwitabe, mwahura akagusuhuza atabishaka, n'amakuru uri kugenda wakira ugakuramo akawe karenga. Ahubwo niwe wampamagaye ku munsi wo kumbenga, ndishima kuko iyo nageraga yarangaburiraga nkirira, ariko mwavuze ngo amena, kama n'igikoma nk'inywera, najya gutakama agasabune nkajya kwifurira. Uwo munsi amamagara ngira ngo nongeye nari ngezeyo, nareba hari igisoro cyabaga giteretse nkabona nta gihari, nareba teramusi nkabona nta gihari, ahubwo nkabona ijisho ryahindutse, navuga ati karabaye tu. Ngiye kubona baramamagaye ngo ariko Theogene mpita nikanga kuko yagitaga sheri. Ubundi iyo bakubenze rero baguhamagara mu izina, ariko Theogene kuva twamenya nawe wari bwigurira ipantaro. Iyo sheri atangiye kuguhata ibibazo udafite igisubizo uvuga uhuma. Erega ni weho mbaza. Ese kutarigurira ipantaro ukamwe ngo utangize umushinga w'ubukwe uba uzangurira igitenge, ahita asubiramo ngo ndavuga ati karabaye tu. Ndasohoka ndagenda, ariko Imana ishimwe nabonye unyemera. Oh haleluya! Imana yampaye umudamu mwiza, ndavuga ku mutima. Urumva umuntu wanyemeye atari mwiza se? Katagira ngo ni ku mutima gusa, maze turasa. Urabona atari mwiza? Umudamu ukuri ntabwo ari ugutebya, turasa kandi turareshya. Washyiraho umutemera ugapfundikira. Umudamu wanjye turareshya, tubyara abana b'abazungu b'inzobe, sinzabazana se nimuzababa inzobe, ariko haleluya badisi. Yesu yomara ibikomere, akomora n'ibikomere by'ibirarane. Ndagusengeye Yesu akomora ibikomere by'ibirarane. Baramubwiraga ngo kari agasaza kazakumarira iki? Bakavuga ukuri ngo turakane. Nari ishaje kubera iki? Murusha imyaka 13, urumva atari mutoya. Reba rero uyu muntu aje kukuramba, hajambo Imana ivuga ngo rihewe. Kuririmba byaranyishe, mba neye iyo korasi, ariko ntabwo nzi kuririmba, kandi nimwandenganya mwaripetaga ndi gucoma, urumva ijwi ryaragiye. Rero baza mwandenganya mwana, muvuge ngo uzajya ubwiriza gusa. Nzajya mbwiriza namwe muririmbe. Ariko haleluya! Imana inkorera ubukwe mu rukiko. Rero byari danje. Imodoka yari yatujyanye yadusizeyo, imodoka yari yaratujyanye, w'inshuti yanjye twanasenganye. Ati ntuvunike rwose, mu rukiko nzagutwara. Atugejeje yakoraga taxi voiture, ahita abona umugenzi w'Icyangugu, ahita aza aranyongorera ati mukozi w'Imana, mbonye umugenzi w'Icyangugu, Imana iraca inzira umubone uko mutahe. Si ugusezerana uhari? Twari turimo twifotoza, nkajya mbwira madamu mu murenge nyine, handi kuri jaride y'umurenge,
hamwe ati yewe ya modokari yagiye. Madamu akahita abwira ngo dupfa kuba twasinye, anyereka ka gapapuro. Turasohoka rero tugiye kwitahira, hari haje umuntu ufite yigishije, amwe ati mukozi w'Imana none se ko mutashye n'amaguru? Ati mu modoka rero atuzanye yaciyeho yabonye umugenzi, ahita ambwira ngo nazanye hirigisi. Araparika, njye na sheri twicara imbere, abaduherekeje bipakira inyuma, akubitamo dubure kinyoti. Rero wareba ukabona ni abantu bavuye gushyingura, wareba imbere ukabona ni abageni, abantu birabacyana. Tugeze Nyabugogo esanse nayishiramo, barasunika tujya kuri sitasiyo yo guhengeka. None uwo muntu byabayeho afite imodokari, na madamu afite iyo agendamo, n'umushoferi umutwara. Imana yananyubakiye n'inzu. Nabuze uko inzu nyita, nayise isanzure. N'isi Imana yampaye ikizu kinini ikizu gifite ibyumba 5 mu nzu, gifite tuwarete 3 zo mu nzu. Ubikemurira iyo uri mu majyepfo, kabaza tuwarete taweti yo hepfo irahari, waba uri iburasirazuba tukakubwira ngo aho naho irahari, waba uri mu majyaruguru tukakubwira ngo irahari. Iyo mu cyumba cyanjye urumva niyiwe. Ifite igikoni cyo mu nzu, harimo amatara y'umuziki, urasura ukajya wumva umuziki utazi aho uri mu matara. Erega ntundenganye kandi nawe ntiwirenganye, abaho nanjye nibwo nkibimenya amatara acuranga. Mu cyumba hari itara rihinduranya amakurere, hari ikurire ibara rishyushya. Iyo hariho ubushyuhe hariho utuntu ducamo umuyaga, itare rirema umuyaga hakazamo ubukonje, bongeramo gaze. Nibwo nkibimenya. Burya nawe ntabyo. Hariho imiryango yo kuri banki, ya miryango yo ku mabanki basunika igenda ku mapine. Iyo Yesu yaje akomora ibikomere n'ibikomere by'ibirarane. Soze mbabwira ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima ugira gute? Uracya. Nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo uretse izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nyeganyeze ukwegereye umubwire ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Ongera umumbwire ngo akomora igikomere cy'agahinda. Ongera umumbwire ngo akomora igikomere cy'amateka. Ongera umumbwire ngo akomora igikomere cy'ibyaha. Ongera umumbwire ngo akomora ibikomere by'ibirarane.